haje umuntu urembye, umuntu atabonye ubwo buvuzi yapfa, kandi ntagakwiye gupfa ntaravuze. Gutakambira abantu, nimba hari umuntu basukomeye wo muri leta muzi, muzamumbwirire, wenda bagire ubundi buryo, wenda baduha ubuvuzi, wenda banyoroherezemo n'ukwezi. Koko amezi 10 ararangiye, kandi uyu muntu nintamutabariza azampfana. Ubwo ko nzaba mbafata gute? Ururabo wayatanze uyu munsi ntago yamuvuza umuntu agakira. Kuki mukunda abapfa kurusha abazima? Kuki dukunda abapfa kurusha abazima? N'ukubera iki? Ayo mafaranga uzajya kugura ururabo, uzakoresha amatike ujya gushyingura, ntago uyu munsi wayafata ukayongeranya uko yabangana. Ururabo rwa make rugura 7,000. Ibyo 7,000 niba ibyo ufite ntago wabyorohereza Theo bose bireba akayongeranya n'andi peri. Byabibabaje umuntu aje agakora kino kiganiro ejo twakora twuno aho bigeze atangiye gusabiriza ku muhanda itorero rya ADEPR rihari, itorero abarizwamo, itorero yaririmbyemo, ibyo bintu byose navugaga byose bigakorwa. Ariko uyu munsi ntihagire icyo dukora. Byaba bibabaje, byaba biteye agahinda. Nyakubahwa muvugizi wa ADEPR Senior Pastor Ndayizeye Isaie, hari uwakumva mamagare, hari uwakumva bivuga ngo hamagara, hari uwo mubera wakumva, hari uwo mubera wanyumva, hari uwo mubera wakumva ijwi ryanjye, hari uwo mubera wakumva ijwi rya Theo bose babireba, hari uwo mubera wakumva ijwi rya Scovia nabo Imana igumugisha. Imana ushaka uri gusengera mu rusengero rwubatse Theo bose babireba yashyizeho umusanzu w'itafari, niyo tabaye rwubatse rwose, ukaba ibyuma uri kubyiniraho uyu munsi, mikrofone ko ukoresha uri kubwiriza mu rusengero yaraguzwe ku ruhare rwa Theo bose babireba. Ariko uyu munsi akaba ari kubura 1,5 miliyoni zo gufasha umugore. Ayo mafaranga ntago yayabona. Buri kwezi yavuze ko ari gutanga 1,5 miliyoni kugira ngo umugore we avuzwe. Ibi bintu ndi kubibwira abantu bankunda, ndababaye cyane, mfite umubabaro. Uri inyuma y'iri kote nambaye, uri inyuma y'iyi karuvati n'iyo shati. Uyu munsi ni weekend, nari mfite gahunda zo kujya ahantu mu birori runaka bantumiye, ndimo ndwana uko nabona uko njyayo. Ariko uyu ni n'umunsi nkunda kujyana umudamu wanjye kuri dialyse kwa muganga, kubera ko akora dialyse kuwa 6, kuwa 4 no kuwa 2. Ariko hari igihe uba wipanzemo kuri bunezerwe, isi ikabyanga cyangwa ibihurimo bikabyanga. Nimba hari n'undi byabayeho, nyihanganire, mfite umubabaro pe, ndababaye, nta kintu nabikoraho. Ariko nagira ngo mbamenyeshe ko bimwe mu bimbabaje ni ibihe ndimo gucamo. Ubaye umuntu ukaba ufite icyo wamarira, mukwiye kugira icyo mumarira. Ntangiye kugira ibibazo ku rwego umutima ukubwira ngo bihunge cyangwa bitoke, ariko hakagira undi mutima ukubwira ngo bizashira. Si ubwa mbere ngize ibibazo, kuva mvutse naciye mu bintu bikomeye, ariko hari ibihe bitakubera byiza. Rero ikintu nabwira abantu mu nkunda, mwifuza ko naba ndi amahoro, bamwe mumbwira ngo njye muririmba indirimbo nshya ngo tutaziheruka, nibanze mumenye ko mfite ikibazo cy'umudamu urwaye urembye, dusigaye tumara 3 adasinzira, akava kuri dialyse akarara areba, akirirwa areba, akongera akarara areba, agasubira yareba. Hakagira ibindi bimenyetso ntavugira hano kuri kamera binyereka ko ibintu bitameze neza. Hakiyongeraho ko njya kuri dialyse ngomba kwishyura amafaranga y'indengakamere, rimwe na rimwe nkayabura, nkajyamo amadeni. N'abantu mwe ntako ntagize, ntako mutagize, mwaramfashije. Ariko nanone bigeze ahantu bisaba ko mwongera mugahaguruka, mukabifata nko ku munsi wa mbere mwabyumvisha, mukadufasha pe.
byaranze kubona miliyoni n'igice yo gutanga ku muntu mu kwezi ntacyo ukora, niyo wasaba gute ntabwo ari kuboneka. Rero nje kuri iyi kamera muri iki kiganiro kitari bugeze n'iminota 10 ngo nkubwire ngo nimba hari icyo wadufasha dufashe. Nk'ubu ibintu naringiyemo by'ibirori bisa naho bigiye guhagarara kubera kumva nta morale nta kuntu umeze. Abantu barambujije, barambwiye bati wisaba, barambwiye ngo wigira gute, ariko ntabwo bizakunda. Ntabwo nareka ngo umudamu wanjye apfe icyakabaye kimurengera, nzi yuko bishoboka ko byaca no mu nzira zo kubwira abantu ngo nimudufashe. Nta nzego ntatakambiye cyo koza keretse inzego za leta, nta rwego rwa leta rw'igihugu ruragira icyo rumfasha cyangwa ngo rumbwira, wenda bitewe n'uko ibintu biba bimeze. Nta muntu nirirwa nsabiriza abaturage, ndasaba, nirirwa nshima abarundi, nirirwa mvuga ko bangiriye neza, ariko nta muntu ndabona uko makomeye mu gihugu wenda ngo anambwire ngo pole no kuri telefone natanze nimero umwaka urarangiye. Ariko nanjye ndi umwenegihugu, abantu bakwiye kuntekereza mfite ibibazo. Ndwaje umuntu urembye, umuntu atabonye ubwo buvuzi yapfa, kandi ntabwo akwiye gupfa ntaravuze. Gutakambira abantu, nimba hari umuntu basukomeye wo muri leta muzi, muzamumbwirire wenda bagirire ubundi buryo, wenda baduha ubuvuzi, wenda banyoroherezemo n'ukwezi. Koko amezi 10 ararangiye, kandi uyu muntu nintamutabariza azampfana. Ubwo ko nzaba mbafata gute? Abantu mushinzwe ibintu runaka mwazadusuye no mu rugo mukamenya amakuru. Mfite umuryango utari muto, ndambiwe no guhora nsaba mpabwa utuntu two kundengera gusa. Rimwe na rimwe hari igihe mara icyumweru nta biraka nta kazi. Muzi ko turirimba, aho kuririmba ni hake cyane, hafi ya ntaho. Nta kindi kintu ntabwo nagize, nagerageje no gukora utundi tuntu tumeze nk'ubucuruzi, nta kigenda. Ubwo ko mu bantu mumuriki nta muntu waba uziranye n'umuntu wenda uri mu buyobozi akankorera ubuvugizi. Ibi bintu by'uburwayi ntabwo wajya kubwira mu kagari, akagari nako kaba kaza hari ibyo kakubwira. Nta muntu ko mu isi turimbo y'u Rwanda, iyi si y'u Rwanda kandi isi yose, ubu habuze umuntu w'umugabo cyangwa w'umukire ufite uburyo wananyishyurira na dialyse z'amezi 2. Ubu mwarayabuze. Ibi bintu bimaze kongera ahantu numva mbabaye. Hari igihe nsaba ngashima bampaye 5, 1000 amafaranga rwose utajyana kwa muganga ngagira icyo gufasha. Umudamu arabibona akabyanga ngo nsabireke, kandi ibintu dutunze niyo byose twabitanga. Nkurikije ukuntu ubu burwayi buhenze, n'ubundi byashira asigara wenda niruka ku musozi. Ariko nimba hari umuntu nkunda muri iyi minota, ntarageza no mu minota 10, bazi nimba ntacyo wama wankoreye ubuvugizi, nimba ntacyo waba, ntacyo ufite, nta muntu muziranye, nta nzego za leta. Ibi bintu igenda bivuga, ubu nta muntu w'umuyobozi wabyumvishe wenda ngo abigire ibye. Amaradiyo yavugije uko ashoboye, televiziyo zaravuze, ariko indwara ntikira, ahubwo aho gukira mbone ikomera. Ikintu mbwiye abantu mumurikiye, nkoze iki kiganiro mbabaye, natekereje cyane buri cyo gukora, ariko nanone ntakundi nkomeze ndwane. Ninanirwa, nibura iyi video umuntu uzaba warayibonye azamenye ko nari naratabaje mbere yo kunanirwa. Ndacyakora uko nshoboye. Ku mashuri abana barampamagara, ubu aba bana bamaze gukura, bazabona izi video bibatera ipfunwe, ariko niko isi imeze, nta kindi nako. Nta kindi ngo ndi icyamamare, ndi umuntu uzwi kandi ndazi, ariko si umuntu nzi ukwanze.
azabona aya marira yumve nyine yishimye. Ariko niko isi imeze nyine, ibyago byarangwiriye, abantu ntako mutagize. Ariko hari n'abanereranye kandi bafite uburyo, yumva mbabahaye, yumva mfite agahinda. Kugira ibibazo nk'ibi ahantu nk'aho ndi, abantu bansura ni abantu bakure cyane, abandi hafi tubana hano. Mwanditse ngo nzabigenze gute, mugira ngo nyine nzakora iki? Ko abanzi hari ikindi nakoraga, ni ukuririmba. Naririmba he? Urebye inshingano mfite, nabigenza nte? Mba mfite n'ibindi navugira hano. Mana ndengere. Gusa sinabura kongera kubwira umuntu nkurikiye muri iki kiganiro, ibintu navuze ni ibintu biteye intimba n'agahinda kuri njye. Ntabwo nibaza ko habuze umuntu mu bantu bakomeye muri iki gihugu, mukomeye, mwebwe mukomeye, mwagize amahirwe mugakomera. Ubu habuze umuntu wamfasha n'umunsi umwe bikamenyekana, nkavuga ngo runaka uyu n'uyu ukora ibi, nkavuga ni minisiteri iyi n'iyi. Ese ubu muzanezezwa nuko muzumva inkuru mbi? Niyo bitabanezeza, niyo bitagira icyo bibabwira, nyine murumva ari byo byiza. Ubu habuze koko umuntu umfasha. Ndajya kuri kamera agasaba bakampisha, umuntu akansendingira ifaranga rimwe kuri momo, nkabona ko ari agasuzuguro. Tujya tubwizanya ukuri. Umuntu akaguha ibiceri 50, bajya muri komenti bakantuka. Ariko mfite ikibazo. Sawa, njyewe haramutse hari umuntu Imana yakoresha nk'uyu munsi bimaze kundenga, mfite amadeni yo kwa muganga, hari umunsi nzamujyana bamwange, ni pirive, ntacyo akora. Bahora bambwira ati yazane yabaye menshi, nkayiga nkagurisha utuntu. N'iyi myenda ndaza kuzayikura mpagira ngo nibiba ngombwa. Ariko ibi bintu kiba gitumye mbivuga hashize amezi arenga 10 mfuza induru. Ubu koko habuze umuntu ungirira impuhwe. Abantu baramaye, n'ubu ntabwo mba nyivuga, nari kubona narabivuyeho wenda nkora ibindi. Ariko najya ngo mbabwire ngo birahenze, biragoye. Abantu baramamagara bakamugura ngo reka kubivuga, ngo wikiteza abantu. Ubwo se abo bantu bari numva ngo nditeza abantu barahari? Ni bande abo bumva ko niteza? Nibo bakabaye batuma ntabivuga. Suko abantu batamfashije, ariko nikoreye umutwaro uremereye, n'umuryango mfite ni munini. Aya mbere yuko haba ikindi kintu nazi. Reka ntangire ngusuza kandi nkwifuriza umugisha w'Imana, nkwifuriza amahoro y'Imana wo dukunda kandi dukurikirana ibiganiro byose bica ku Musaraba TV. Imana y'amahoro nibane namwe kandi umugisha w'Imana ubomo ndetse n'abanyu bose. Mbye muri kuvugana ni Ben Nepo basuza kuri mikro. Ndabakunda cyane kandi mbakundira uburyo mukunda gukurikira ibiganiro byacu ndetse n'umusanzu wanyu muri ibi biganiro by'ivuga butumwa. Ariko kandi urugendo ruracyakomeje, mukomeze mudushyigikire, mukomeze mutube hafi. Inkunga yanyu aba ari ingirakamaro kuri twebwe. Umusanzu wanyu kandi nawo uradufasha kugira ngo dukomeze uyu murimo, ko n'umurimo utoroshye. Dushimira abantu bajya baduhamagara, dushimira abantu bajya baduha inama n'ibitekerezo. Mwese muhabwe umugisha w'Imana. Ariko kandi tumubona hano aho turi gutana, mujye muduhugura ko urugendo turimo uyu murimo w'Imana twese no gufashanya. Wabona mwene so ansikiye yagize intege nkeya ukamuha hafi, ubu niko abana b'Imana bajyaga bafashanya. Umugisha w'Imana rero nubane namwe. Ndabasuje, reka ntangire nsenga Imana rero kugira ngo tuganire. Ndifuza ko ibyo tugiye kuganira bitaramara umwanya munini cyane, ndifuza ko tugiye kuganira akanya gatoya. Ushaka kwibaza ngo ni ibiki bagiye kuganira, ariko bahafi kandi mu bimwe biranga abana b'Imana no
gufashanya bakagira inama nabyo biba biri mu Mana y'amahoro kandi Imana ikiranuka ubereye mwiza abagutegereje bose uri samba itarumba urubwubwamo bw'abasenga ngushimye ko arinze ubugingo ndetse n'imibiri ukarinda ubugingo bwa bene data tubana nabo hano badukurikira Imana ikabana nabo mu magera no mu maza ikabarinda ibikomeye ikabarinda uburwayi ikabarinda ibiteye ubwoba izina ry'Imana ntihabwe icyo tugeze muri kano kanya rero komeza ufashe abantu bawe abarwayi bafashe bakize afite intambara n'ibigeragezo bitandukanye bose ubabe hafi kuko uri Imana irengera kandi ukaba uri Imana yumva gusenga kwacu ngarengera buri muntu wese uko gushaka uko kwifuzaho umufashe gucyo uko kwifuzaho umufashe gucyo kandi ube mu ruhande rwacu kuko ijambo ryawe biravuga ngo nuba mu ruhande rwacu umubisha ntawe nakoze kuri kumwe natwe mu izina rya Yesu Kristo amen. Ndabasuje rero kandi mbifurije umugisha w'Imana ndabakunda kandi mbakundira uburyo mutuba hafi. Ijambo ry'Imana ravuga ngo ubwo Yesu azaba ari kutwakira ubwo Yesu azaba agiye kutugorora hari benshi azajya abwira ati we waransuye ndi muri gereza ngo twibaze ngo nagusuye ryari ariko Yesu avuga ngo ubwo wabikoreraga umwe muri babandi boroheje kwa kundi burya ninjye wabaga uri kubikorera avuga ati mwebwe mwasuye ndwaye mwasuye gucya na gucya ariko icyo gihe ngo ikintu kizatuma no kuvuga ngo ibyo bintu twabikoze ryari ariko Imana izavuga ngo ubwo mwabikoreye babandi burya nanjye ninjyewe mwabaga muri kubikora kuki ntangije ano magambo dufite umukozi w'Imana mwene data yakoreye Imana mu buryo butandukanye yakoreye Imana yararirimbye ariko uyu munsi ntago ibintu bimeze neza kubona umuntu w'umugabo ari kurira ukabona umuntu w'umugabo amaso yatukuye kubera ibibazo biba biteye ikibazo biteye impungenge ariko kandi ijambo ry'Imana mu migani riravuga ngo umuvandimwe avukira gukura abandi mu makuba. Reka mbumvishe ijwi niba ngombwa nduzira gushyiraho video yose kugira ngo tuganire kuri ibi bintu. Urukundo nikunda uruturwango unyanganyanga kuko nikunda cyane kandi nkakunda n'abandi rero hano gatoya maze nyuma y'iri kote nambaye uri inyuma y'iyi karuvati n'iyo shati uyu munsi ni weekend nari mfite gahunda zo kujya ahantu mu birori runaka banumiye ndimo ndwana uko nabona uko njyayo ariko uyu ni n'umunsi nkunda kujyana umudamu wanjye kuri dialyse kwa muganga kubera ko akora dialyse kuwa gatandatu kuwa kane no kuwa kabiri ariko hari igihe uba wipanzemo kuri bunezerwe isi ikabyanga cyangwa ibihurimo bikabyanga nimba hari n'undi byabayeho nyihanganire mfite umubabaro pe ndababaye nta kintu nabikoraho ariko nagira ngo mbamenyeshe ko bimwe mu bimbabaje ni ibihe ndimo gucamo ubaye umuntu ukaba ufite icyo wamarira mukwiye kugira icyo mumarira pe ntangiye kugira ibibazo ku rwego umutima wo kubwira ngo bihunge cyangwa bitoroke ariko hakagira undi mutima ukubwira ngo bizashira si ubwa mbere ngize ibibazo kuva mvutse naciye mu bintu bikomeye ariko hari ibihe bitakubera byiza rero ikintu nabwira abantu nkunda mwifuza ko naba ndi amahoro bamwe mumbwira ngo ngera uririmba indirimbo nshya ngo tutaziheruka nibanze mumenye ngo mfite ikibazo cy'umudamu urwaye urembye dusigaye tumara gatatu adasinzira akava kuri dialyse akarara areba akirirwa areba akongera akarara areba agasubira yareba hakagira ibindi bimenyetso ntavugira hano kuri kamera binyereka ko ibintu bitameze neza hakiyongeraho ko njya kuri dialyse ngomba kwishyura amafaranga y'indengakamere rimwe na rimwe nkayabura nkajyamo amadeni nk'abantu mwe ntabwo ntabwo mutagize mwaramfashije ariko nanone bigeze ahantu bisaba ko mwongera mugahaguruka mukabifata nko ku munsi wa mbere mwabyumvishe mukadufasha pe byaranze kubona miliyoni
n'igice yo gutanga ku muntu mu kwezi ntacyo ukora, niyo wasaba gute ntabwo ari kuboneka. Rero nje kuri iyi kamera muri iki kiganiro kitari bugeze n'iminota 10 ngo mubwire ngo nimba hari icyo wadufasha dufashe. Yes, reka mbe wenda mpatiye aho ngaho turagenda tubiganira byose uko yagiye abisobanura. Murabizi mu minsi ishize Theo Bosebabireba twagiye tumubona arwaje, umugore ari mu bitaro ameze nabi, umugore we afite ikibazo cy'impyiko kandi kizangiritse cyane. Byagiye bikomera rero tuza kugira amahirwe tubona Theo Bosebabireba umudamu we mufasha we arongeye aratashye, dushima Imana. Ariko uyu munsi birakomeye cyane. Mfashe no mwanya kugira ngo nanjye ni mwene data nshobora kuba nta bundi bushobozi wenda nabona buhambaye, ariko aka kanya nicaye hano wowe nuza kumva ijwi ryanjye muri kano kanya ukaba uri umuntu ufite ubumuntu, ukaba uri umuntu ugifite indangagaciro z'abantu, indangagaciro z'abanyarwanda nimba uri umunyarwanda, indangagaciro z'abarundi nimba uri umurundi, ufite indangagaciro z'abakongomani nimba uri umukongomani cyangwa z'abagande nimba uri aho waba uri hose upfa uri kunyumva, ukaba wumva we muri wowe wiyumvamo ko uri umuntu kandi ufite amaraso, ufite umubiri nawe ujya urwara, ufite umubiri ujya ubabara. Uyu mugabo tumube hafi. Ni ibintu bibabaje kubona umuntu w'umugabo nka Theo Bosebabireba uwiringiye Imana. Yaririmbye indirimbo nyinshi cyane, niwe muntu ari mu bantu b'abahanzi baririmbye indirimbo zigakundwa n'abantu bose batandukanye. Mu kabari wajyamo ugasanga bari kuzirimba, bari kuzibyina kandi ari mu kabari, ugasanga kandi barishimye. Yakoze umurimo w'Imana, arwanya ubuzerezi, ibiyobyabwenge, yararirimbye, yatanze umusanzu we ku gihugu ndetse no ku bihugu bitandukanye. Yatanze umusanzu we mu Banyarwanda, yatanze umusanzu we mu bakirisitu mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Ariko byabibabaje Theo Bosebabireba waturirimbiye, Theo Bosebabireba wadufashije, Theo Bosebabireba wafashije itorero, abakristo bakaza bagakizwa bakiyongera, Theo Bosebabireba waririmbye abantu bagatanga icya-10 cyinshi, Theo Bosebabireba waririmbye amashimwe, amatora agatangwa, Theo Bosebabireba waririmbye insengero zikubakika, ubwitange bukaboneka, insengero zikubakika kandi insengero zifite agaciro, insengero nziza, intebe zikagurwa, ibyuma bikagurwa. Theo Bosebabireba yararirimbye, yatanze umusanzu uremereye cyane, especially ku itorero rya ADPR mu Rwanda. Theo Bosebabireba yararirimbye sibanga, haraho bamutumiraga bafite fundraising yo kugura ibyuma. Theo Bosebabireba bakumva ko Theo Bosebabireba ari buze, abakristo n'abatari abakristo bose bakitabira icyo giterane, bakaza bakaririmba umukozi w'Imana, bakaririmba bakaza bakamwakira, bavuga ati dufite icyifuzo cyo kugura ibyuma, bose agatanga amafaranga, ibyuma bikagurwa, insengero zikubakika. Habaga ari igikorwa cyo gutanga mituweli mu batishoboye, Theo Bosebabireba yaririmbye, mituweli ziratangwa. Ariko byaba bibabaje uyu munsi umugore wa Theo Bosebabireba yitabye Imana duhari. Byabibabaje uyu munsi Theo Bosebabireba agiye guteza utwe, ari gusabiriza gutya, birababaje. Asabiriza gutya, yakuririmbiye ugafashwa, yaririmbiye itorero rikiyo, insengero zikubakika, ibyuma bikagurwa, intebe zikagurwa. Ariko uyu munsi akaba ari gutabaza gutya, nawe ukaberera gutya, uri kurya neza, wambaye amakositimu, ugenda mu modoka nziza, ntacyo bikubwiye. Kandi mu byo ufitemo aho ugeze hari ibyo ukesha Theo Bosebabireba. Byaba biteye agahinda umudamu ejo tugiye kumva twumva tugiye kumushyingura kandi duhari, kandi iradufashije. Hari benshi bakiye agakiza. Ushobora kuba warakiye agakiza ku bwa Theo Bosebabireba, ushobora kuba waretse ibiyobyabwenge ku bwa Theo Bosebabireba, uyu munsi ukaba umeze neza, ukaba uri umugore, ukaba uri umugabo mwiza w'icyubahiro. Ushobora kuba uri gusengera mu rusengero rwubatse, Theo Bosebabireba yashyizeho umusanzu w'itafari, niyo ataba yararwubatse rwose. ukaba ibyuma uri kubyiniraho uyu munsi, mikorofone ko ukoresha uri kubwiriza mu rusengero yaraguzwe ku ruhare rwa Theo Bosebabireba, ariko uyu munsi akaba ari kubura 1.5 miliyoni zo gufasha umugore. Ayo mafaranga ntago yayabona.
buri kwezi yavuze ko ari gutanga miliyoni n'igice kugira ngo umugore we avuzwe. Aya mafaranga niyo waba uri umukozi uhembwa amafaranga angana gute, kuyabona biragoye. Theo Bosebabireba biratwereka ko atunzwe n'umuziki. Uyu munsi turi mu gihe insengero zarafunzwe, naho yagiye bisobanura, insengero nyinshi zarafunzwe, ntabwo ziri gukora, kubona n'aho aririmba ntibyoroshye. Ariko ubundi ajya kurimba asize umurwayi gute, urumva byo byashoboka. Ariko bene data, ndabinginga kubw'urukundo rw'Imana, kubw'urukundo Imana yadukunze, dufashe uyu muvandimwe kandi Imana izaduha umugisha. Abantu bagiye bavuga ngo twabuze ibyo dukorera Imana, iki ni igikorwa cyo gukora. Ndahamagara ntago n'abantu bakuru, itorero rya ADEPR byabibabaje umuntu aje agakora kino kiganiro, ejo twakora twuno aho bigeze atangiye gusabiriza ku muhanda. Itorero rya ADEPR rihari, itorero abarizwamo, itorero yaririmbyemo, ibyo bintu byose navugaga byose bigakorwa. Ariko uyu munsi ntihagire icyo dukora. Byaba bibabaje, byaba biteye agahinda. Nyakubahwa muvugizi wa ADEPR Senior Pastor Ndayizeye Isaie, uri umuntu w'umugabo, ndabizi turaziranye, gira icyo ukora kuri iyi ntama yawe, mumufashe, mumume hafi. Kandi reka, hari ikintu nabonye, hari igihe umuntu yitaba Imana cyangwa se agapfa, ariko bitewe n'uburangare bw'abantu. Sibyo ko nabonye hari abantu bakunda umupfu kurusha umuzima. Ugasanga umuntu ntitumusura, ugasanga umuntu tumugeraho, ariko yakwita Imana twese ngo tugiye gutabara, tugiye gushaka indabo. Ayo mafaranga uzagura urabo wayatanze uyu munsi ntago yamuvuza umuntu agakira. Kuki mukunda abapfu kurusha abazima? Kuki dukunda abapfu kurusha abazima? Ni ukubera iki? Ayo mafaranga uzajya kugura urabo, uzakoresha amatike ujya gushyingura, ntago uyu munsi wayafata ukayongeranya uko yabangana. Urabo rwa make rugura 7,000. Ibyo 7,000 niba ibyo ufite ntago wabyorohereza Theo Bosebabireba akayongeranya n'andi umudamu akavuzwa. Uyu ni umuntu tubyibuke, ikigeso ni umunyarwanda, turi abanyarwanda, ndi kubwira abanyarwanda hano, ariko n'abandi bose banteze amatwi. Ayo mafaranga uzakoresha utega imodoka ngo ugiye gushyingura, hejuru y'uburangare twaba twagize, ayo mafaranga ntago twayakoresha tukayegeranya uyu munsi twohereje 1,000, wohereje 1,000 ufite, ukigomwa 1,000. Dufite abantu badukurikiye batandukanye, uri bukurikiye kino kiganiro, ntago cyagira umusaruro, ariko tukafasha mwene data. Bene data, mwihangane uburyo dukuvuga, ariko ni ibintu bibabaje kubona umuntu w'umugabo ari kure kandi afite abantu, afite itorero abarizwamo, byaba biteye agahinda. Mbere yuko dusaba umusanzu ku gihugu, igihugu ni umubyeyi, Minisiteri y'Ubuzima ndabizi iragiye ikora pe, ari mbere yuko tugiye dusaba umusanzu umubyeyi wacu igihugu, mbere yuko dusaba umusanzu His Paul Kagame, ko ni umubyeyi akunda abanyarwanda. Ariko se aho Theo abarizwa, mwebwe mwakoze iki? Twebwe turi gukora iki? Ngende gukora iki? Nkoze kino kiganiro, numvishe ino nkuru, nayumvishe ejo, numva irantushije cyane, numva irambabaje. Theo Bosebabireba afite nomero ye, ntago yantumye kumukora bino, n'ubu umuntu numva afite muri njyewe, ariko numvishe bimbabaje. Ariko ndavuga nti n'ubwame, reka nicare kuri kamera ntabaze nanjye, ahari hari uwakumva mamagare, ahari hari uwakumva, bivuga ngo hamagara, hari uwo mubera wakumva, ahari hari uwo mubera wanyumva, ahari hari uwo mubera wakumva ijwi ryanjye, ahari hari uwo mubera wakumva ijwi rya Theo Bosebabireba, ahari hari uwo mubera wakumva ijwi rya Scovia nabo. Imana iguha umugisha, Imana iguha umugisha, Imana ikomeze ikwagure. Nawe nabonye wakoze icyo kiganiro, Imana ikwagure nawe, kuko iki ni igikorwa cyiza cyo gufashanya. No mu muco wacu byaraturanga, uretse kujya mu bakristo, umuco w'abanyarwanda twarafashanyaga. Ariko abakristo naba nkijijwe iki? Naba njya gusenga ku cyumweru, njya hehe? Ntafasha mwene data. Kumva umuntu avuze ngo mfite icyacu ngiye gutanga icyacu, uratanga icyacu cy'iki mwene so, ari kubabara guki? Wamanje ugafasha icyacu, wamara kugitanga wamanje ugafata amaturu ugafasha mwene so, kwajya kubona ujye gusenga gutanga ibyo bindi. Hari abantu dufite ashobora gusiga umuntu ku muhanda akoze impanuka,
atamujyana kwa ngo ngiye gusenga. Ugiye gusenga ibiki udafashije mwene so? Ese iryo sengesho wasenga ni irihe? Ni irihe sengesho wasenga Imana ikakumva mwene so usize ari kubabara? Mbere yuko dukora ivugabutumwa duhere iwacu mu ngo, duhere kuri bene data. Ijambo rivuga ngo mugire neza, ariko cyane cyane abo mu nzu y'Imana. Rero bene data, nshuti z'umusaraba, mfashe umwanya kugira ngo ahari muzanyumva, muzumva iri jwi ryanjye, ahari muzumva ijwi rya Theo bose babireba. Arababaje, ndibuze kubashyiramo video yose abatayibonye bayumve, ariko dufashe umukozi w'Imana. Arababaye, ari mu bihe bitoroshye, ari gusabwa ibiguzi bingana gutya, amafaranga angana gutya kugira ngo avuze umufasha we. Mbibutse ko Theo bose babiri nta kandi kazi agira, nta kazi ka leta agira, nta mushahara w'ukwezi agira, kandi yaba ufite ntibyavamo. Theo bose babireba afite umuryango, agomba kuvuza umwana, akita ku bana, afite abanyeshuri. Ibyo bintu byose uretse Nyagasani ugira impuhwe, nibwo mwajya kubona umuntu yirukanze ku musozi. Ngaho ibaze twabonye umuntu yirukanze ku musozi yaraturirimbiye, inkuru iranze bayimpamo, icyifuzo umugabo Daniel baramwanze, so kwimara inyota, so kwidakama, hahirwa umuntu wakumenye Yesu we. Ikigeragezo si karande kandi si n'umurage. Izo ndirimbo zose zaradufashije na n'uyu munsi. Theo bose babireba. Bene data rero, reka nsoreze nanga, ntago ndavuga ibintu byinshi cyane. Icyo nabimfatiye ino video ni ukugira ngo tutazumva inkuru mbi kwa Theo bose babireba, Uwiringiyimana Theogene, kandi adufite turi abantu, adufite turi inshuti, adufite turi abanyarwanda, adufite turi abakunzi be, twarafashijwe, twarahembutse, twakiye agakiza, twavuye mu biyobyabwenge, twarakijijwe, tuzabona ubugingo buhoraho. Yego nibyo, ariko uwadufashije kugira ngo ibyo bigerweho bya biteye agahinda akomeje kurira gutya kandi duhari. Dufite insengero turi gusengeramo uyu munsi kugira ngo zubakwe. Hari ibitero twagiye dukoresha kugira ngo tubone umusanzu wo kuzubaka. Theo bose babiri bagiye akaturirimbira, benshi hari abari gukoresha umwuka wera bahaye muri uko yaririmbye. Izo nsengero turi gusengeramo, turi kubeshya bamwe na bamwe bari no kubeshya banakuramo amanyanga, zubatswe na Theo bose babireba. Ibyo byuma muri gucuranga korari, amakorari, muri kugenda mukadansinga, mukabyina, mukajya kurimba, mukabyina imidiho, mwabibonye Theo bose babireba yaririmbye. Byabebaje muri kuririmba, muri kuririmba ibiki mutari gufasha mwene so? Bashumba ko mwamukeneye kenshi mu biterane, muri kubwiriza iki? Nimba afite ikibazo ntacyo mugikoraho, muri kubwiriza ibiki? Turi kubwiriza ibiki? Bahanuzi, hari abahanuzi bari guhana bivuga ngo turi abahanuzi, bari kugenda rimwe na rimwe banabikoramo n'amanyanga, bari kugira ngo muri abahanuzi. Izo mpano hari izo mwagiye muharwa, umwuka waragiye amanuka mu biterane Theo bose babireba yabaga ari kuririmbiramo. Murahanura ibiki? Niba mudashobora gufasha mwene so, muririmba ibiki? Murabwiriza ibiki? Nimba tudashobora gufasha mwene data, ejo tuzafate kamera tujye gufata inkuru natwe. Bayotubazi bagenzi banjye, tujye gufata inkuru, tujye tuvuga inkuru iteye inkuru y'akababaro, umudamu wa Theo bose babireba yitabye Imana. Tugiye kugira gutya na kamera, ntacyo twakoze. Nimba nta mafaranga ufite wakoze ubuvugizi akavuzwa, reka twemere nta mafaranga pe. Wenda hari abayafite, njye ntayo mfite wenda, ariko ntayafite mfite uburyo nakoresha, kandi n'ubu ngubu ndi gukora umurimo w'Imana kandi bikageraho. Usibye ko Imana ntashobora, reka ibyo tubyihorere. Tugafata kamera ngo tugiye gufata inkuru, twaranze kumufasha akiri muzima. Kuki dukunda gucuruza abapfu?
twafashije n'abazima ko Imana yaduha umugisha no mu byo dukora byose Imana ikabihezagira. Ndabashimiye rero, mbashimiye ko mugiye kubyumva, ariko kandi ushaka gufasha Theo Bosebabireba amuhamagare, yamwandikira kuri 0788 626 978, ukanda akanyenyeri umufashe amadolari byakunda, ariko dufashe umukwe. Ejo basi tuzishimene tuvuga ngo kuba umugore wa Theo Bosebabireba ari muzima, nanjye hari itafari nashyizeho. Basi ikintu ugira no mu bibazo uzakibutse Imana, wibuke yuko hari umunsi nakoze kino, natanze iki gihumbi cyanjye, natanze 5,000, natanze 100,000, natanze miliyoni kugira ngo umwana wawe avuzwe uyu munsi akaba ari muzima. Basi ikintu tuzakibutsa Imana, kuko iyo tugeze mu bibazo igihe tujya twibutsa Imana tukavuga ati Mana wibuke ibi ngibi, nk'uko Hezekiya yibukije Imana avuga ati Mana wibuke ko najyaga imbere yawe, najyaga mbi imbere yawe. Imana ikagiye kibikora, tuzibutsa Imana. Rero mumufashe kuri 0788 kandi katubwiye Theo Bosebabireba. Nubwo abantu batabyumva, ariko ndabizi ko ufite abantu bagukunda, turagukunda, ariko kandi Imana iragukunda, wakoreye Imana. Kandi uhumure, Yesu ari kumwe nawe. Uhumure, jambo bavuga ngo siko byose, ngo siko bizahora ku bategereza Uwiteka. Uhumure, nzi ko wakoreye Imana, ufite abantu bagukunda, ufite abantu ufashije benshi kandi babyumvishe, kandi umufasha wawe ari buze kumera neza. Mwese ndabashimiye rero, muhabwe umugisha n'Imana, kandi Imana iha umugisha umuntu wese ugiye gukora iki gikorwa. Imana y'amahoro kandi Imana ikiranuka, fasha umuntu wese ugiye gufasha uyu mwene data Theo Bosebabireba, uyu muntu wese ugiye kugira umusanzu atakugira ngo uyu mufasha we avuzwe, umugisha mukubire mu izina rya Yesu Kristo, mwagure atigira cyo ngitekerezo, akibumbura ikiganza mu izina rya Yesu Kristo. Mwatuyeho umugisha, mwatuyeho gukomera, mwatuyeho uburinzi mu izina rya Yesu. umugisha mu majya no mu maza, umugisha mu kazi, umugisha mu bucuruzi, mu byerekeza amoko byose, umugisha kubw'igikorwa agiye gukora. Kandi usange Theo Bosebabireba, umuhe umutima wihangana, umwihanganishe, umwereke yuko uri kumwe nawe. Naho abantu batatu utamuba bugufi, ariko wowe bugufi. Uyu mubyeyi umwihanganishe mu mubare arimo, mu buribwe arimo, mu izina rya Yesu umube bugufi, umuhumuriza aho tutamuhumuriza, aho tutaba bugufi ye umube bugufi. Urakoze kuri Imana, kandi urakoze kugiye kubana nawe, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen.